Kirango urara umwana we nagufashe yakirimo neza witonda. Ubyakira utumusi uremeye indemeye yafate witonze guteka umutwe ariko ndemeye hari n'izindi zizinga zigiyemo abantu badukurikiye utaragenda nire jambo bababwira babonye ibitangaza nk'ibi ngibi ibintu nababwira ko uyu muganga kuri bitangaza nge nari nzi ko hari abateka mutwe babeshya ngo ntibatanga ubutunzi none ngewe ndi kubona uyu muganga ashoboye reka twibarize uyu nguna ko uzenyere madame komone uzi nkandagiza ihene bite byawe mugenemo abandi nzira kubera ko uyu munsi weekend wo gushimira umunsi weekend wo kuza gushimira twakoze byinshi yemwe babyeyi ihene ubu n'ubutunzi bari bantumye nanje gushimira muganga nari muzaniye no hene ubu ugiye kumutungira nari muzaniye n'iyi nzoga fungura mani n'iyi cyesi kugira ngo uze kumushimira nje kumushimira yari yaragufashije ubwo yari yaramfashije sura baretse gato si umuntu komara bakurahe n'ihene hanya bakurahe wowe kumena inzoga se madame Yes, nyamusuza kandi zira kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye ndetse zibonyazo mu gihe majyaruguru of course mwenye ceketo kina n'abana ukira n'abanyina nagiye mu misozi igitandukanye urugendo ruterworoshye ariko waravuga ngo korera Imana ugihumeka korera Imana nta kundi no kwa neza n'abantu ndetse ukanafasha n'abantu so kubafasha kuva amafaranga gusa burya n'ibikorwa byiza ni inshuti y'Imana nageze kwa muganga gakondo nari maze ibise namubone kuno munsi nanye ntabwo n'ubugene gutya amahoro kamuhereho muraho neza turaho turashima twagusone maze imyaka myinshi tudahura ni kuri telefone gusa nta kibazo ni karibi wacu ariko wamaze ugakuramo inkweto kubera ko wicaye ku gicumbi cy'ababyeyi niho wicaye kuramo inkweto ni kugira ngo bitakugendekera nabi banze kuramo inkweto ngo bitaza kuba ibindi nyamuneka kujya mu babyeyi uriya kwekira umwe muri inkweto zigomba kuvamo kubera ko no impamvu kuba uzikuyemo uhaye ababyeyi icyubahiro kuko nta muntu wicara ku gicumbi cy'abakurambere yambaye inkweto kuko hari ibintu bishobora kugufata kubera imiti bihari bikareshya utabubashye nabo baragusuzugura kandi bakaguha n'ibihano twaje iwawe hari byinshi nyine ngiye ku mutima wanjye nzi nabo twazanye bari imbere ya kameramo barabareba hari nabyo ari byo bazi ari byo tuza kukumurikira bari buze kukumurikira kubera neza bagize amahoro umugabo isawa meze neza nta kibazo ndashoni wazamura ijwi ko meze neza urimo uraseka meze pre eshanu hose ni neza ni neza kandi hanjye bakwita gute nitwa Eric witwa Eric ubone Eric mama amahoro amahoro iwacu zamura akazi bamubye amahoro iwacu natwe twaje kwa muganga turishimye n'ibyishimo byinshi cyane ubwo urambwinga amahoro iwanyu yo mu Rwanda ariko hano si iwawe iwacu yo mu Rwanda ariko hano si iwawe umeze neza tumeze neza nta kibazo ubwashize twari turi kuba turi mu rugamba rukomeye sinakwa kukubaza ngo izina ryawe ni irihe ye banyita Nyirambabazi Veronica ujye ugira imbabazi njya nzigira okay sasa uno munsi ejo bundi twagiye kwa muganga mu gihe urujyanye umuhungu wawe tugize muganga dusanga yafashwe nimba ari iki yaravuga ko ari barakaye cyane nta kamera nshaka nta bimikoro nshaka kuri barakaye badukurikira nzibabwira ikintu cyabiteye cyatumije ndakara aba bantu hari abantu benshi bagenda biyita ngo ni abaganga kandi ari abatekamutwe bagenda bahemukira abantu barya amafaranga yabo kubavura bikabananira aribyo byabaye kuri uno muntu aribyo byabayeho niyo mpamvu numvise mumpamagaye biba ngombwa ko mbafasha kandi uriya muganga wo mwese kuri umushyira ku karubanda kugira ngo ikirukura ahagaragara ariko umwana wabo naramuvuye yarakize nawe babibwirira barahari arazi kuvuga ariko ndakomeza ngo bazeho cyane imbaraga mukoresha muzikura he ese n'abantu bagenda babiyitirira gusanga abantu benshi bariwe amafaranga barayariye barayamaze kandi ari mwebwe mu hari mu gukora ibikorwa bizima ndetse no kuba ibisubizo ku barwayi babagana aba bantu babiyitirira mu bavuga y'iki ndetse mwebwe imbaraga muzikura he zikora amateka n'ibitangaza imbaraga tuzikura ku bakurambere bacu twakomotseho bagiye batabaruka baba ku yindi si
ku isi ya 8 nibo baduha imbaraga kuko nitwe twabahumuriraga imiti tugiye kubacira imiti imbaraga zabo bakoreshaga barazidusigira twemereye gufasha abantu aho baba ari hose aba dukoresheje WhatsApp cyangwa telefone yacu ifoto yabo yo tuyifite amazina yabo si ngombwa ngo baze ku gicumbi ko ari ngombwa baze ku gicumbi turabafasha nta kindi kintu na kimwe dukoresha uretse imbaraga duhabwa n'abakurambere nibo babidufasha mu dukoresha ihembe ryacu niyo twoherezayo rigakora n'ibindi bikoresho abakurambere badusigiye. Wafashwe gute? Nafashwe mbara umutwe wangura akabyimba cyane umutima ugashikagurika cyane ese sugata ubwenge se nkumva ntariho mama igitekerezo uriya muganga bundi w'umwesikoro hano twabonye arimo aravura umwana wawe ariko ntakire nyuma bakaza kumuteza ibintu nka kurangira kwa muganga n'umuganga barabyibuka namuhamagaye kuri telefone uriya muganga wari wamurangiwe nande ese umwana wawe we atangira kurwara wamenye gute ko bamurasa? ngewe narebaga ubuzima yari abayemo nkabona rwose ari abamwangije ubwo rero ngewe naje guhura namwe nk'abantu b'abanyamakuru mbabwiye ikibazo cyanjye nimwe mwandangiye umuganga ubwo rero umuganga mwanyoboyeho rwose yaramfashije pe bishoboka none umwana wanjye ndi kumubona rwose ari umwana ubuzima yari abayemo bwarahindutse ubu uyu munsi nkaba naje gushimira uyu muganga wamfashije kumvurira umwana. Hari byinshi wifashishije uza kumushimira ubundi ku kiro byo wahisemo yarabigutumye cyangwa wavuze ati mu mutima wanjye ni iki mbona namushimira? Kubw'ibyo yankoreye umutima wanjye rwose wakomeje kumpata biba ngombwa ko mfata ibintu byo gushimisha uyu muganga wamvuriye umwana agakira. Nabonye wazanye ihene mbona wazanye n'inzoga. Inzoga ivuze iki kwa muganga? Inzoga nyine ubwo se umuntu yakuvurira akabura akantu ko akayoga k'ababyeyi. Ihene si igitambo se yaba yaragutumye cyangwa nabyo avuga ati n'ubundi arya akanyama? Kubw'ibyishimo byanjye bwite nararebye nsanga nawe akeneye agasupu nk'umuntu uba waricaye akamvurira umuntu akankorera ibyari byarananiranye rwose narebye nsanga aka gahene agakwiye nawe akazanywa agasosi nk'umuntu w'umuganga wankoreye ibikomeye. Urya inyama? Ihene tubibagira ku 10 n'uvuga ngo baje kudushimira tuyimurika ababyeyi bamaze kuyishimira ijya mu zindi igihe dukeneye inyama tugakora mu zo baduhaye kuko twe ntabwo twemereye gufata amafaranga nariya ubona bashyira ku gicumbi y'inzoga abari ku gicumbi ababyeyi no badutegeka icyo tuyakoze. Ubwo mufite izindi imbaraga mukoresha ze wene n'abandi bantu barya ibyo amashimwe babazaniye kugira ngo mutangemo n'ibitambo? Dukoresha imbaraga zemewe zitatuma nta bitambo by'abantu bitangwa iyo uje gushima kuko na mbere na Bibiliya twe turanasenga ntabwo dukora ibintu tutafatanyije n'Imana kuko imbaraga dufite z'abakurambere n'Imana irabyemera kuko na mbere bavurishaga imiti y'Inyarwanda kandi abantu bakagira ute bagakira. Hari abumva muvuga Imana tudusenga Imana kandi namwe mufite izindi Imana zanyu. Twe nta kibazo dufite turi abantu bakomoka kuri Burahamu bakoresha imiti ya Kinyarwanda kandi kavura igakira dufatanyije n'imbaraga z'abakurambere badukuriye bagiye baduha ubushobozi bwo gusigara mu kirenge cyabo dufasha abantu abibwe abantu bagumiwe mu ngo abantu barozwe abarwayi nyatse abafite ikibazo cyose cy'ubutabana byose turabigaruza waba uri mu mahanga uri muri Amerika uri mu Rwanda uri hose turagufasha dukoresheje ifoto yawe amazina yawe ibyo turabikora bitabashe ko watugeraho vuba ntabwo twatumupfa turagufasha dukoresha imbaraga z'ababyeyi abakurambere nizo baduha dukoresheje ihembe ryacu ihembe badusigiye turaryohereza rikageraho n'imiti bigakora ibyo bigomba gukora byose umuntu akaba muzima n'ibyo akeneye n'ibibazo afite tukabikemura. Mama kutaze n'umutware nta mutware ugira? Papa w'umwana ntago yabashije kuboneka ariko kubw'ibyishimo byanjye nari mfite mu mutima wanjye byabaye ngombwa ko ngewe nizana n'uyu muhungu wanjye umva ndishimye cyane rwose nje gushimira uyu muganga pe. Ubona ari umusitari cyagira nabonaga yarabaye ukuntu umva byari bikomeye kiriya gihe byari bikomeye
ariko ubu rwose turishimye mbese mu mutima wanjye mwese ntabwo nari nzi ko umwana wanjye bibaze kugira umusore nk'uyu nkabona apfuye ibintu byapfuye amarabira mu bintu utateganyaga umva ku mutima wanjye ndishimye ndi gushima n'Imana yo mu ijuru yahaye uyu muganga imbaraga zo kugira ngo ajye afasha abaturage baje bamugana uriya muganga ariko ubundi wamumenye gute uriya w'umutubuzi uriya muganga w'umutubuzi nyine ni kwa kundi urembesha ukajya ku baganga batandukanye aho bakurangiye ukajyaho aho bakurangiye ukajyaho ubwo mbese nagiye ndi kwishora nanjye ntazi iyo mva n'iyo njya wari umaze gutakaza nk'amafaranga angahe uvuza umuhungu wawe ni menshi cyane nta nubwo nyazi n'umubare ko yantumaga bimwe na bimwe ibihuje na 50 ibihuje n'10 yasaba 5 mbese natanze amafaranga nanjye ubwanjye nyakoreye totali ntago nzi ngo nangahe pe ariko garenga n'ibihumbi 150 hanyuma musari icyo ushaka kwibwira muganga se nk'ijambo bamubwira ryiza rega ahubwo wawe ubuzima ubundi abaganga urumva nabo bameze nk'Imana bafata n'Imana ngo kurema hanjye muganga ndamushimira ibyo yakoze nari ipfuye ubu ntabwo mba nkiri ku isi ubundi muzima ndi ku kazi ndakora neza nta kibazo kabisa ku bushobozi bwanjye kuhagurutse tugiye kanzi kubera nk'agashimwe none uvamo agakofi kugiye mwajye munshimira kandi ubu nanjye wakujyanye nta n'ikintu mwampaye no gutahira ngo viyubuze zonyine hari Moga. Yakoze. Barakoze kabisa. Yafatiwe ahereza mama wawe. Mbabwire icyo muyakoze. Ara muki. Mwana baraza kumfasha pe. Araguhaye ati yafatiwe. Fata ayo mafaranga uhaguruke uyakoze ku gahanga k'umwana wawe. Murakoze. Babyeyi iri tabi umwana wanyu mwamaye ubasha bwo kumukiza iri tabi abahaye shyize aha ngaha reka tumuhe umugisha kugira ngo agumane ubuzima bwe nk'uko mwabumpaye ndaza kumuha umuti wo kumuherekeza kugira ngo atazongera guhura n'ibibazo nk'ibyo baramuteje kuramo iyo ngofero. Babyeyi mumfashe munyongerere imbaraga ngo nazibasabye uyu mwana wacu n'ubundi agume mu kazi nk'uko abikora kandi agatabi ndabona mwakishimiye babyeyi nk'uko mwabintegetse. Uyu munyamakuru wadusuye fatana mama wawe mufate mwembi muhereze uyu munyamakuru araza kuyanywa agacupa nagera mu nzira nk'uko mwamutumije mwicare ingofero yawe. Babyeyi agatabi babahaye kabonetse babyeyi uyu mwana mugomye mumufashe n'ibindi byose muri mu imbaraga uje ko bazanye ngo bazanye n'ihene bazanye akakazi k'inzoga. Hanyuma muganga iyo umubona ukorera neza ukora neza abantu gutya bakaza bagushimira nk'ubu ngubu bakakuzana agahene akakuzanira inzoga akakuzana amafaranga n'ibindi iyo abantu nk'aba bakwitura neza nk'iyi uwo bafashe cyangwa umuvura ineza ube rikaboniye buri gihe cyose ndabakurikirana kuko ibintu byose birashoboka. Iyo wagarurijwe ibyawe byibwe uza kudushimira. Iyo tumaze kukuvurira ugakira uza kudushimira. Niyo utari kudushimira ikindi gihe ntabwo uza utugana. Kubera iki aho ngaho tuhiye kubera kuba utashimye ibyo wakorewe uwabaye umuhemu ntawe utandukaniye nawe undi waguhemukiye. Ubu rero ikiriho ndumva iyo hene mwemera ababyeyi mwayizana ku Gicumbi niyo nzoga mukayizana mukayinkashyikiriza ababyeyi nkabasezera nkaba umutima ugataha. Twayireba hanze mu nzu se nta kibazo cyangwa tureba nta kibazo. Aho iziritse cya mbere nuko ababyeyi bayibona ndumva bayizana bakayishyikiriza ababyeyi ku Gicumbi bakayibonaho. Wenda mugareka wenda tuye kuyireba ariko nawe ngushimire nimero zawe se bemera ko tuzishyira kwa rubanda kugira ngo wenda abakugana bakugane. Nta kibazo zemerewe kujyaho reka nanzi babwire tubwe tuzanazishyira reka nzi babwire muzazishyiraho ni 07 9 13 54 07 9 13 niyo nimero umuntu wese wakenera ko namufasha aho yaba ari hose. Nizo ngizo ziba no kuri WhatsApp yanyandikira
cyangwa akampamagara nkamwitaba nta kibazo, nemereye kubafasha igihe cyose kuko nibyo bintu ababyeyi bandaze, nemereye kugenda akora gufasha abantu bababaye n'abafite ibibazo bitandukanye. Reka ngushimire ko nanjye naturutse kure, ndizera ko nabo baturutse kure tuza gutaha hakiri kare. Mama wakoze, ubwo nanjye nyine uzanyitura. Hari ikintu ushaka kurenzaho? Oya, nta kintu narenzaho. Iyo mbonye abantu baje kunshimira cyane biranshimisha, kimwe n'uko ari abampamagara bambwira ko n'igiceri cya 5 bagira cyo kubafasha. Simpimwa kubafasha, buri gihe cyose mpora nemereye kubafasha kuko n'ubundi niwo muraga bakorera ubuntu se. Ndabakorera bamara kwishima, ibyo bavuganye batazitabi by'abasaza n'inzoga y'ababyeyi, ndabafasha bamara kubona ibyabo bitunganye bakaza kunshimira. Ni karibu. Ngo ndumva mwe nabasezerera ko ndumva abandi bari gukomanga. Bagatwemera gukomeza gufata buri kimwe cyose kiri hano. Mama noze kunzika nta kibazo. Ni karibu. Ibintu amasezerano dufitanye warangije kuyubahiriza. Nabantu ngwino nawe turi. Ni karibu wanga bara amasezerano dufitanye. Ni karibu. Cyari hari. Mwiriwe muga. Kamera mareka turi. Mwiriwe neza. Isaha duhaye yarigeze. Tuje kwakira bwa utunzi watubwiye ko ufite indobo ugiye nawe muje kumushimira mu ndobo. Hari ibyo yambwiye nzazana, niyo mpamvu nabyitwaje. Nta mpamvu ufite gahunda. Bisaba abakurambere babimwemereye, basanzwe wemerewe ubutunzi urabuhabwa, basanzwe ntabwo wemerewe ntabwo ubona. Ujye kumutungisha? Barabumwemereye. Ujye kumutungisha? Ndahamagara ababyeyi nibo bagomba kumpa imbaraga zo kugira ubuteze kugira ngo abubone, ariko arabubona nkuko babumwemereye. Ujye kumuha ubutunzi? Yarabubona. Yegora. Nari nje kwakira ubutunzi yanyemereye. Njye nababonye kuri YouTube. Njya kuri YouTube ndamanza ndabisuzugura, ariko igihe kigeze mbona abandi bari gufata ubutunzi, nange ndamugana nkuko yahaye abandi ubutunzi, mbibasabye barabinyemerera, bamaye no sako ariho ndaza. Nta bintu yabanje kukwaka se? Nta kintu yanyatse. Nanjye mama yambwiye ngo muherekeze, nanjye namuherekeje ngo ndebe kuko nanamurinda n'ibisambo nawamugira nabi turi kumwe. Bashaka kugira ngo uze urebe nimba kuko bajye guhabwa ubutunzi. None niba bamumuha umurinde n'ibisambo. Ko munasuri nyamargo wamurinda ibisambo. Nabimurinda nawe arabizi. Ariko mu Rwanda nta muntu nta gisambo cyagufata guha amafaranga bayashya mu ntoki n'iki, ahubwo kigaragara wayikuba ati wasane babateka muto. Nanjye nabiketse ndavuga ngo reka nze ndebe umumere muherekeze. Ninsanga ari abatubuzi nanamufasha, ninsanga ari muganga wanyo yabinganijeho, turakira iby'Imana nibyiraba yakoze. Muga akazi naka mwanye kanica ako ngiye nanjye nagaro bwa mbere. Ibintu nagutumye urabizi, nagutumye wombo ngutuma n'indobo ugomba kwitwaza. Urayizanye? Erekana ugicumbi cy'ababyeyi. Sako umuntu ushaka kuyambura ubuse. Wapfuritsemo ngaho nawo umuntu agutumye. Nezo note neze kusubira n'inote. Rambikaho hejuru. Inote ebyiri ababyeyi bagutumye, inote ya 2 n'iya 5 wazizanye? Nazizanye. Izirambura zishyiraho ngaho hejuru. Uretse gakeya mwana nsaba ababyeyi bamfashe, ariko kuki mwizera abantu ko batanga ubutunzi mwizera? Nabibonye kuri nsaba ababyeyi bamfashe, abandi bari kubwakira, nanjye muganye arambwira ngo azamufasha hano. Niyo mpamvu nanjye nabyizeye nkavuga ngo reka nje ndebe, niyo mpamvu nahamagaje itangazamakuru. Aya ni amazi ababyeyi barashyizemo imbaraga, abandi babireba. Aya ni amazi ababyeyi baba barashyizemo imbaraga. Babyeyi mumfashirize uyu mubyeyi kubera ibibazo yambwiye afite by'abana. Umugabo yarabataye ari imfubyi, niwe ubarera wenyine, ntaho bagira babasohoye mu nzu. Babyeyi mumfashe ubutunzi, mwamwemereye mumuhe. Babyeyi amazi avamo ubutunzi. Fondora iyo ndobo yawe, nurangiza ufate ayo mafaranga bagutumye yajugunyemo. Nta kintu kirimo nabibonye. Emba uhambura iyo omo winyanyagezemo. Kamera rekurikira. Shyira mu ngero, shyiremo indi nkeya. Indobo irimo ubusa. Ongeramo rimwe. Ufata intoki zawe
uyu mwana mu rugo umupfana iki umusore wawe? ni umwana wanjye. Ni umwana wawe. Ngo wafata ngo ukarabye, tega intoki zawe ngo ukarabye ku mazi y'ababyeyi. Babyeyi mukarabye umwana w'umukobwa, mumukarabye n'umwana we, mumutungo nk'uko mwamwemereye babyeyi. Karaba nawe wa mwana we. Kirari nonaha Otere babyeyi mumfashe bakurambere mumfashe kugira ngo uyu mubyeyi abone ubutunzi nk'uko mwamwemereye babyeyi. Fata iyo ndobo uyipfundikire urabiyoma. Ipfundikire uyizunguze nurangiza uyikorere umuhungu wawe. agera gute? Haguruka, hagarara na mungu wawe napfukame hano gucumbi cy'ababyeyi. Ziraho ni mundabona zimeze zunguza babyeyi gutungana n'ukwanyu babyeyi. Tubivuga vuga ati babyeyi gutungana n'ukwanyu. Kora mungu wawe. Kwanyu babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ubu butunzi mwanyemereye buzangirira akamaro singa bupfusha ubusa. Ubu butunzi mwanyemereye buzangirira akamaro singa bupfusha ubusa. Buzamfashe mu bikorwa byanjye byose mbashe kubona aho kuba nk'uko nabisabye, kubera ko nabaga hanze n'abana banyirirwa mbazererana ku gasozi. Buzamfashe nk'uko nabusabye kuko nabaga hanze n'abana banjye. Ngo turufatanyije n'umuhungu wawe mushyire hasi babwire amagambo muvuga. Bibiri Mufate mwembi, ngumye mufate babyeyi gutungana n'ukwanyu. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngo mupfundura wewe wenyine witonze, ababyeyi nabo bakwemereye ubutunzi. Pfundura urebemo niba amafaranga muri kamera bayakwemerera. Pfundura hasi ku gicumbi urebe ubutunzi wahawe. Kora murebe. Kuramushyira ngaho ku meza kugira ngo yakuro yarambura yashyira ngaho ku meza. Amafaranga ndi kubona hari menshi. Shyira ku mufuniko, ujye ushyira kuri umufuniko. Mufate umufuniko ari mujya mushyiraho. Inoti ya 2 n'iya 5 avuyemo inoti zimwe kuri. Nugashaka kumvugisha. Reka manza abone aho abandi ubuhamya bose baba badukurikanye, kubera ko abantu bapinga n'abantu. Urasira note n'inzima. Ninzima muzijyane no kuri banki nta kibazo abadiri bakwemereye babaguhaye. Nta kibazo urafata muri kamanza yafate amanza yakuremo yose. Kirango ujurana umwana we nagufasha yakirimo neza witonda. Ubyakira utumusi. Uremeye? Indemeye. Yafate witonze. Guteka umutwe ariko ndemeye. Hari n'izindi zizinga zigiyemo. Nira zirafatanye. Nge niyo mpamvu nahamagaje itangazamakuru. Mufashe wa mwana we, mufashe akuremo, mufashe azikuremo, mufatanye. Mufashe wa mwana we, mufashe. Mufashe. Umujya munaruhuka. Muzanye? Rero ni karume mwitonda gakeya. Mwamushyize aho ngaho, izi ngoga mwamushyize aho ngaho. Korahiye. Mwitonze gakeya. Izi note za 2. Mugare ko reka mfate manuka n'inzira. Yego. Mereza neza. Itangazamakuru. Kakura karinzima. Yenge nampurika. Kosha. Zanirwa mbavugira mutanampo. Umubyeyi utonze bwawe wabonye. Mufate n'umwana wawe muvuge ikintu mugiye kuyakoresha. Uzayakoresha iki? Aya mafaranga ubukene bwari bwaratwishe, bari badusoye no mu nzu, none tugize Imana tubonye ubutunzi. Twatuzi ko hari abatekamutwe none n'abantu baracyari mandi. Muganga ntukoze ibintu mbonye binshimishije. Mwana wanjye katugende. Ngo yafate neza yakira ngo mureke mu manza mugire umwana mutuze mwiherere mugende muyabare neza muyashyire mwazanye mwitwa muterure mugende. Abantu badukurikiye utaragenda nire jambo bababwira. Babonye ibitangaza nk'ibi ngibi. Ibintu nababwira ko uyu muganga akora ibitangaza. Nge nari nzi ko hari abatekamutwe babeshya ngo ntibatanga ubutunzi, none ngewe ndi kubona uyu muganga ashoboye. Reka twibarize uyu nguyu ko uzi nyine madamu ko mbona uzi nkandagiza ihene bite byawe. Mugenemo abandi inzira kubera ko uyu ni umunsi w'ikendo wo gushimira, w'ikendo wo kuza gushimira. Twakoze byinshi. Yemwe babyeyi. Ihene se? Ubu ni ubutunzi
bari bantumye nari nje gushimira muganga nari muzaniye ino hene ugiye kumutungira nari muzaniye ino hene n'iyi nzoga fungura mani n'iyi kesi kugira ngo bahe uza kumushimira nje kumushimira yari yaragufashije ubwo yari yaramfashije sura baretse gato si umuntu komera nakurahiye n'ihene nakurahiye wowe kumena inzoga se madame ni ukuhereza ababyeyi kugira ngo babanze nabo banywe abantu baraza gushimira mukamena n'inzoga se n'ibiki bana ababyeyi mu baranywa icara hariya mwicare hariya nta mwicare hariya nawe yijyana iyo ngiye urayinywa kubera ko umaze gusangira n'ababyeyi ugomba gusangira nawe icara hariya usore n'usangira n'ababyeyi bwana mwana wakomanga twese mwana kwinjira wowe ite mugabo asako kuboneka amakombo icara hariya turebe urashobora icara hariya niwe twavuganye ubushize ni wowe mu bantu ni wowe wari ufite ikihe kibazo ufite ikibazo cyo nibwe gaze n'amashyiga yayo nakubwiye ko gaze yawe yabonetse abajura bayibye barayigaruye reka ndebe umwana arayizana irahari hari icyumba cy'ibintu byibwe tubibikamo y'abajura babizanye twereje ihembe ryacu ryagiye kubizana reka nyimuzanira yibone nawe ayijyane nabazaza gushimira abana bose bari gushimira ibintu bagushimira byose n'ibyo bakwitura ubishyira he ibi hari ibyo mfashije abantu b'abakene hari n'ibyo ababyeyi inzoga ababyeyi nibo bazinywa ntabwo ngiye mu inzoga reka muzanire gaze yiwe kugira ngo tera gaze nimba ariyo nigendera iyo gaze bayikwibye bayitetse ubyemeze gute yari iri ahantu aho yari iteretse mu gikoni ubwo nyine aho yari igenewe bunza kuyibura ariko menya ko yaba yarageze ubona ari nashyashya mbo ishyiga niryo risigaye naryo baje baryikorera umujura ari hese mumeze n'iryo shyiga ese umujura ko ntabwo wifuza ko bakwiye kumujura cyangwa nta byari byiza ko bamunyereka bishobotse kugira nanjye mbe namukurikirana ariko kuba mbonye ibyanjye byari nabyo nta n'ikibazo cyari gihari kubera namfashije ko bari bakwibye muri base nayo bayizanyeho ntayo wari wigeze umbwira dore niyi base yawe niyo nakarabiragamo ahubwo ntabwo ngaro ufata gaze yawe gana n'abansuye fate gaze yawe ikiri na shyashya nayo nkimara kwigura ubu nyine ibisambo by'iki n'umuganga mumenye ute se wowe umuganga n'umuntu wamundangiye gaze urayijyanye se none se nandikira umuganga umusigiye muganga ubwo naza kumushimira ubwo ntabwo naje nabyiteguye kuba anshubije ibyanjye ariko n'andi mafaranga wenda yagutumye yo kugusuzuma no kuyaga agaze igisambo yego ubwo turi bivuganeho nta kibazo gihari ubwo twimye amakuru muga yavuze ngo cyo ngo gisambo yakibona ngo ugiye kubasanga ariko kuba wende abonye ibyo nta kibazo oya twemera kuvaje kubera ko hari icyo yatanze y'umufuragiro yo kugira ngo ihembe rihaguruke rigiye gushaka gaze kuba yitwaye ubwo azagaruka aje gushimira kubera ibyo yabibonye kugira ngo ajye aha abantu amakuru kugira ngo tubashe kugira ute kubafasha dufasha abantu tutitaye ngo umuntu arakize cyangwa arakenye adafite ikintu turamufasha turashoje hari icyo yaragufashije ubuzanye ihene gushimira hari ibyo yaragufashije iki njye ni ukuvuga ngo yari yaramfashije ubwo ni ukuvuga ngo yari yarampaye ubutunzi amvurira n'umwana sawa murakoze ababyeyi barabyishimira bamukomeje nkakira abandi cyangwa mbaza n'uriya nanjye nigende cyangwa mbaza n'uriya nanjye nigende ngende ababyeyi none se bamubyeyi ndetse muvanye iyo hene itaza mbonye nabwira gutwara mushyire ne hanze mushyire muzindi uzumene bakumena inzoga wowe uje hano mu ruhe rwego nje mu rwego kuba yaramuhaye kubyara urubyaro pe barabyaye se oya mfite inda baratwite ntabwo wabyaraga ntabwo nabyaraga maze nagize imyaka 40 ndanda mfite ubwo bari barakuzinze